reka mbifurize kugubwa neza mwese muherereye mu bice bitandukanye mugenda mubana natwe umunsi ku wundi kanizere ko rero mumeze neza cyane. Icyo tuba tubifuriza no kumera neza, tukabifuriza uburinzi bw'Imana, ibyiza by'Imana n'ubuntu bwayo ko byajya bibana namwe. Birumvikana ko tuba tugeze mu mwanya wiba bigenda bisohoka mu bitangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibibera aho dutuye. Njye nkaba nkomeje kuba umuhungu wanyu Mr. Habu Big Baby Minded Joke. Agatanga mushyashya ihutire kudukandira kuri sabonero waba uduteye inkunga kandi uniyandikishije mu bantu bazajya babona amakuru byihuse. Tujye mu karere ka Nyabihu, nituvayo turahita tukomereza mu karere ka Nyarugenge hariya mu mujyi wa Kigali, aho izi nkuru ari inkuru zisa nkaho zisa. Niyo mpamvu hose tugiye kuhagendera rimwe, nta bintu byo kuzibagezaho inshuro ebyiri. Nyabihu turaza kukubwira ko umunyeshuri wigaga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye yaje kuba yakuramo inda y'amezi 7. Urumva ko n'umwana nko kwica umwana, aragenda amushyira mu kadobo atereka mu bwogero, ajya kuryama. Agiye kuryama bitewe nuko hari ukuntu bitari byagenze neza, araribwa cyane, arataka cyane. Abanyeshuri bararanaga nawe dore ko yaryamaga ku gitanda kigerekeranye, aryama ku cyo hejuru. Abanyeshuri bahuruza ubuyobozi bw'ikigo bavuga yuko mugenzi wabo agize ikibazo cy'imihango, arimo kuribwa cyane. Abayobozi baje basanga ntabwo ari ikibazo cy'imihango, ahubwo yakuyemo iyo nda y'amezi 7. Urumva ko n'umwana bari hafi kuvuka, nicyo kibazo agize. Nituvanga turaza kunyarukira mu mujyi wa Kigali. Mu mujyi wa Kigali tukubwire ko umunyeshuri yaje kuba yabyarira mu kigo kandi nta wigeze amenya ko atwite na rimwe. Ni mu ishuri ryisumbuye rya GS rya Kigali riherereye mu karere ka Nyarugenge. Niho havugwa umunyeshuri w'imyaka 16 wigaga mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye, aho rwose yagize gutya akabyarira ku ishuri bitunguranye. Ababyeyi ati nta nubwo twari twarigeze tumenya ko atwite. Yewe umuyobozi bw'ikigo ati nta nubwo twari twarigeze tumenya ko atwite. Ibi bintu biratunguranye cyane. Bakavuga bati rero umuntu wamuteye inda akurikiranwa. Izi nkuru nizo tugiye kugenda turebera hamwe. Reka bwo tuhite tubanza kuri iyi ngiyi twari tubagejejeho incamake yayo. Mu ishuri ryisumbuye rya GS Kigali riherereye mu karere ka Nyarugenge habaye igikorwa cyatunguye abantu benshi, yaba abayobozi, yaba abanyeshuri, yaba ababyeyi, aho umunyeshuri yabyaye bikarangira byariye ku ishuri, ariko nyamara nta na rimwe yigeze agaragara nk'umuntu utwite. Akaba ari umunyeshuri wigaga mu mashuri yisumbuye mu mwaka wa 4, akaba yari umunyeshuri wari ufite imyaka 16. Ababyeyi be rero batangaje yuko batigeze bamenya ko atwite, yewe nta n'amakuru bari bafite ko yigeze atwita. Ubwo yarayihishaga n'icyo bisobanuye. Ubuyobozi bw'ikigo ati natwe ntabwo twari tuzi yuko atwite, nta nubwo twigeze tubikeka, ariko tugiye gukurikirana turebe waba waramuteye inda. Uyu munyeshuri rero yahise ajyanwa kwa muganga kugira ngo yitabweho n'abaganga. Iperereza rirakurikira kugira ngo hamenyekane uwaba yaramuteye inda, dore ko umunyeshuri nk'uwo nguwo adapfa kuvuga uwamuteye inda, baba basa nkaho babiziranyeho. Urumva ko rero ibintu bikomeje gukaranya mu karere ka Nyabihu. Umunyeshuri yakuyemo inda y'amezi 7. Ni amakuru y'umunyeshuri wakuyemo inda ndetse ikanamugwa nabi kugeraho aribyo byatumye bimenyekana. Iyo itaza kumugwa nabi nk'uko yari yabigenje, byari kuba ari ikibazo gikomeye cyane, kubera ko ntabwo bari gupfa kumenya ngo ninde wakoze ibi ngibi bitewe n'uburyo yari yabigenje. Yaragiye ajya mu bwogero akuramo inda, arangije kuyikuramo reka tuvuge ko ari umwana kuko ku mezi 7 umwana bari hafi kuvuka, ashyira mu kadobo yiterekera mu bwogero ajya kwiryamira. Nta munyeshuri wamenye ibyo ari byo, nta muyobozi uzi ibyo ari byo. Hanyuma agiye kuryama rero kuko bitari byagenze neza, hari ibitari byakavuye mu nda, araribwa cyane birengeje ukwemera. Aribwe
abanyeshuri bararaga hasi dore ko yaryama ku gitanda cyo hejuru n'ibya bitanda bigerekeranye, bahita bahamagara ubuyobozi ati muze mudufashe umunyeshuri wacu, mugenzi wacu amerewe nabi, imihango imumereye nabi. Bagiye kureba basanga igitanda cyuzuye amaraso, asanga ntabwo ari ikibazo cy'imihango ahubwo ni ikibazo cyo kuba yakuyemo inda mu buryo butizewe, ntibyagenda neza. Bahise bahamagara rero abaganga, baraza bagerageza kumwitaho, hanyuma basigara bakurikirana dosiye ye, ariko icyo gihe animateri na animatrice bose bahita batabwa muri yombi kugira ngo bavuge uburyo umunyeshuri akuramo inda mu kigo ntihagire n'umenya ibyo ari byo. Ariko abantu bagiye batanga ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati abo bantu bararengana, abanyeshuri b'ubu rwose arayihisha ntiwanamenya yuko yigeze anatwita. Kandi ko kurumva nk'uwo i Kigali se warinze yabyara, urumva ko bimaje kugora. Amakuru rero akaba yaremejwe n'umuyobozi w'iki kigo giherereye rwose hariya mu karere ka Nyabihu, avuga yuko ari byo koko. Ni ikigo cya Kibisabo TSS Kibisabo, niho uyu munyeshuri yaje kuba yakorera aya mabara. Umva ko rero hanze aha ngaha rwose abakobwa dufite hanze aha ngaha ni akasamutwe, ntiwamenya ngo ni iki, niba tugiye kujya tuvuga tukibita bare sinzi, dore ko ubundi akenshi abakobwa wasangaga bazwi ku izina ry'abare, ariko ubwo ngubwo sinzi noneho indi nyito izaza njye ntago nayimenya, ahubwo namwe muri bakuru muzajya mudufasha, si byose. Ngayo nguko rero amakuru aba arimo kuvugwa hirya no hino, uko ibintu byifashe, aya niyo numvaga nabagezaho. Hanyuma andi yo ni mu kanya, ni hot news, niba bikomeje kugenda bibera ku mbuga nkoranyambaga. Nyamuneka rero subscribe ku muntu mushyashya, subscribe ku muntu tubana natwe utari wayikora. Urabizi ko iyo uyikoze aba ari iby'agaciro. Icya mbere uba uduteye inkunga idasaba igishoro, idasaba iki, usibye umutima ukunda n'umutima wumva ko twatera imbere, umutima wumva ko umuryango wacu wakomeza kwiyongera. Icya kabiri ukaba wiyandikishije mu bantu bazajya babasha kubana natwe mu makuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Yewe rero nkomeje kuba umuhungu wanyu, ariko mwibuke no kudusangiza amakuru yagiye abera aho mutuye mu bice bitandukanye, aho ariho hose, kandi ayo ari yo yose, kuko murabizi ko ikintu cya mbere ari amakuru. Nta makuru nta buzima, nta makuru nta terambere, nta makuru nta bukungu, nta makuru nta mutekano. Muyadusangize tuyasangize bagenzi banyu, dufatikanye kugenda tumenya ese hirya no hino haramutse hate, n'aya makuru ahari, ni hehe ibintu bimeze nabi, ni hehe ibintu bimeze neza, ni hehe umuntu yahahira, ni hehe umuntu yakwirinda kujya bitewe n'uburyo nuko ushobora kujyayo bikamugwa nabi. Ibyo byose tubikesha amakuru. Ndabakunda cyane rero, naho mu kanya mu yandi makuru n'ibindi biganiro ngiye gukomeza kubategurira mu mwanya ukurikira. Caca.